Yesu muri iki gitondo. Mwenu ezishana zagamba ari Yesu Kristo. Amen. Amen. Kwa tusomere Ubutumwa bwiza bwa Yohana. Injili nungi eya Yohana. Igice cya mbere turasoma umurongo duhere ku murongo wa 11. Ekireka cyo kubanza ntandika aha mushorongo ogwikumi Nemwe. nimwe. Injili ya Yohana ekireka cyo kubanza aha mushorongo ogwikumi na gumwe. Imana idusange itugire neza mu izina rya Yesu. Hanga atuyambe abene ito mu izina rya Yesu. Amen. Kama simwe. Haranditse ngo yaje mube yaje mube yaje mubye. Yego. Icyo kora abamwemeye bose. Yego. Orunyankore ayetebe karise atusomera orunyankore. Imana iguhumugisha. Kama kwa mugisha Hari umuntu ufite Bibiliya y'Ikinyankore? ari umuntu ine Bibiliya y'Inyankore tonto ngo tusomera orunyankore. Hagira umuntu dusomera Bibiliya y'Ikinyankore. Agira umuntu watuyamba ashaho omurunyankore tonto ine n'imizona zo zikore. Imana ifashe. Hanga nyambe ingasha nkwatsi. Ikigambo iki mukihore. Tariho kansi imegeza aho mazima munshize niyo nyankore ako ga telefone kawe ntayirimo. Aba bantu bose nta muntu ufite Bibiliya. Obera yanjye tugumize gukina shonga. Ishitwara iki? Wayibonye? Yego. Nagira ngo akaijowe ababire bari abe tubamwakira konka bona abamwakire nobo abikirize izina rye akabaha obushoborozi okuba abana barahanga abo tubarazirwe shagama n'obukwakubo kukunda ko muntu bakazarwa rahanga. abo tibarasayirwe shagama abo ntago babyawe n'amaraso tibarasayirwe na mbiri ntago babyawe n'umubiri kureka bakazarwa rahanga wenka ahubwo babyawe n'Imana yonyine. Iki ni kimanitsa ki? Ibi birashaka kumenyesha iki? Umuntu kwa kubarisho umuntu yariso nashi nyoko cyangwa se nyoko wakubyaye nubwo kuba iwe uryo muntu personally nubwo yaba ari wowe ku giti cyawe konka nubo ineshagama yogo wakuzeyiri ariko ubu ufite amaraso wakubyaye. Eshagama yo muzeyire wawe amaraso y'umubyeyi wawe neshagama yishisho narishi yishenyoko ya maraso ya so niyo maraso ya sogokuru wawe. Ubwo turimo turavuga sogokuru cyangwa sogokuruza. Reka bisobanure gutya reka bisobanure. Reka nshobore nti nanye. Ubundi mu kintu bita DNA ikintu bita DNA ni amaraso isano mugirana n'amaraso. Ekintu bakweta eshagama ningashe kukwata eshagama. Icyo bita DNA ni isano y'amaraso iri mu muntu bashakamo iyo bashaka kumenya uyu muntu yabyawe nandi. Icyo bita gufata amaraso cyangwa se gusuzuma amaraso nugushaka kumenya aya maraso akomoka kuri inde, ise ninde, sekuru ninde. N'umwana bijya bibaho wavutse adasobanutse n'umwana ugamba n'umwana bakubako babahishaga mejo otashoborokire. Noneho abantu nka batatu cyangwa nka bane cyangwa se no mu gace arimo noneho bakajya bavuga bati uyu mwana yabyawe nandi. N'abantu nka babiri ninga bashatu ninga bana omukacweka ninga she omuruganda mbene batakwikiza bakugira ngo bakubanganisa omwana ogu akazarwo ninde se wamubyaye nyoha ishe noho wamuzeyire. Iyo byagenze bityo kuki kwakira cyo uwo mwana baramufata bakamujyana mu byuma
byabugenewe. omwana ogu nibamutwara omu byoma ebikoreki ekintu ekyo noneho bagasuzuma amaraso ye, mbwenu bashishima bakwata eshagama ye barangiza bakasuzuma n'ayo wa wundi bakeka ko ari se, kandi bagaruka biyaho eshagama oba kuteekateeka ngo nishe. noneho bamara gusuzuma ayo maraso bayahuza bakamenya ngo uyu mwana yabyawe n'uyu rwose niwe se. bakisheza kubusuzuma ningashi kureba eshagama egyo bakebera bamanya ngo omwana ogu akazaarwa ogu niwishe. Bibiri iratubwiye ngo, bayibuli yatugira ngo aba ntabwo babyawe n'amaraso ntabwo ubushake bw'umugabo, bayibuli yatugira ngo abati barazirwe n'eshagama ningashi no kwenda ko mushaija, ahubwo babyawe n'Imana ubwayo. kureka bakazarwa na Ruhanga we wenka. Ntabwo byari buze koroha ibi ngibi turimo twigisha byitwa kwigishwa ibyo twizeye, ntabwo byari buze kwemera iyo tuza kuba tutarahinduwe n'amaraso Yesu. Abana b'Imana isumba byose ebitikabire nibasika bitarabire ningashi bikaba bitakubasika ibyo twegesa ibyo tubagambira kuri bitarakozirwe na Kristo Yesu ningashi n'ikigambo cya Kristo n'eshagama ye kikaba bitakubasika kuba twemereraha nitwegesa uko kwegesa uko kwa Yesu batahimbazwe cyane, kama Yesu ahimbisibwe. byatwaye umwanya munini cyane bikatwara obwire buringwa ningashi kugira ngo uyu mwana w'Imana aze mu isi adusubize indangagaciro yo kongera kuba abana b'Imana. bikatwara obwire buringwa kugira ngo omwana wa Ruhanga ubwo twere tugambaho kwijo munsi ngo atuhindure atwe kuba abana ba Ruhanga. Iki ngiki reka kigari cyamo reka nze ngisobanurije nshobororeje Yesu uyu nguyu twirirwa tubwiriza, Yesu ubwo tusiba ntuburira, uyu watugize abana b'Imana, ubwo tuhindura abana ba Ruhanga, uyu mugabo tuvuga nk'uko abantu bose bamuvuga uko bishakiye, ubwo mushaije tugamba uko abantu bona kumugamba kuba usibye natwe ubwacu n'abadayimoni bamuvuga izina iyo babishatse. kwiyaho neitwe n'abadayimoni bamugamba izina abandi babyenda, ariko itandukano riri hagati yacu nawe konka ecyo mutane kiryaho hagati nitwe n'abantu abo nukumenya uwo twizeye ko ari umwana w'Imana waduhinduye abana b'Imana, no kumanya uwo twikirize amazima ngo n'umwana wa Ruhanga kandi amazima. iyo utekereje ukuntu Yesu yakoze uyu mushinga, watekateka Yesu ko yakozire project egi ni ikintu gikomeye cyane, n'ekintu byanyuze mu nzira igoye, bikaba umuhanda ugumire kubera yuko byanyuze mu rupfu no kwicwa, bw'eshonga bikaba mu kufa, ariko mu rupfu rwa Kristo, konka mu rupfu rwa Kristo, konka mu rupfu rwa Kristo yakoze ibintu bitatu byari bikomeye. ningasha bitwisha byabere bigumire. Ikintu cya mbere ecyo kubanza yatanze amaraso ye, aya yatugize abana b'Imana, akaheshagama ye egiye atuye. aya maraso ndimo kuvuga aya ngaya yamennye, eshagama ye yatsire ya yandi bakubitaga inkoni akameneka, agomba bari batere nkoni gato, ayo ngayo niyo yari arimo kuduhaho gakondo kugira ngo natwe duhinduke abana b'Imana isumba byose. byari bifite icyo bisobanuye kuri wowe nanjye. icyo kikaba kiri icyo kumanyisa ntabwo amaraso ya Yesu yamenetse mu buryo bwo gusesagurwa gusa, eshagama ye siratirwe konka yagwaga ku isi kugira ngo twebwe tuvuke. kandi yeteye ngo kwatika umunsi ngo nitwe tuzarwe. ejo umukozi w'Imana yavuze ijambo nyamazo mu aravuga ngo ikintu cyose utanga ntabwo ari wowe umufashije ugihaye, ahubwo uba wifashije. avuga ijambo ryahinduye ubwenge bwawe igitekerezo, aravuga ngo Imana yatanze umwana wayo umwe w'ikinege, ariko kugira ngo dushobore kuronka abana bayo benshi, amaraso ya Yesu yayamennye wenyine gusa, ariko yashakaga kugira ngo aronke uyu mubare w'abantu bangana batyo bakundwa, turi abana b'Imana isumba byose. abishemwe turi abana ba Ruhanga, abishemwe turi abana ba Ruhanga. aya maraso iryo shagama Yesu yakoze akazi kanini cyane. Yesu akakora umurimo muhango mushumba, bene data, Yesu yakoze umurimo uteye ubwoba. abishemwe Yesu akakora umurimo muhango. mu mateka mbyafayo abacukumbuzi cyangwa se abahanga abantu bakujumbura ningasha abantu b'abanyabwenge munonga bavuga iminsi 3 Yesu yamaze ikuzimu, nibagamba ahabiro bishatu Yesu byahereza kuzimu. iminsi 3 Yesu yamaze ebiro bishatu ebyo Yesu yahereza kuzimu. nongere bisubiramo, iminsi 3 Yesu yamaze ebiro bishatu ikuzimu. ebyo Yesu yahereza kuzimu. buri munsi buri zoba
yari afite icyumba yagombaga gusura. buri zoba akayine kishenge ecyeshemere kutayayamu. umunsi wa mbere izoba ryo kubanza yasuye icyumba cyo bitaga Shihori. icyumba cyo bitaga Shihori cyabagamo abera bapfuye bizera. izoba ryo kubanza akatayo mu kishenge cyo kweta rihore kikakirimo abakwikiriza abafire n'ibikiriza abantu bapfuye barahanga bizera. abafire n'ibikiriza. Yesu wacu ahimbazwe cyane. Yesu wete simwe munonga. Niki kirimo kibigaragaza? Nenshi cyo kumanyisesho ikibi yerekana ekikubyoreka abantu bari mu murwa w'i Yerusalemu. abantu babire bari mu Yerusalemu babonye abapfuye barimo bituro byakingutse babona mu murwa bagendesa n'amaguru. abantu babire bari mu rembo Yerusalemu n'umunsi wa mbere Yesu yari yasuye icyumba cyera mu rembo bagenda n'amaguru abari icyo nicyo cyumba cyo bitaga Shihori. icyo nicyo kishenge cyo bita Shihori. icyumba cya kabiri Yesu yasuye ku munsi wa kabiri ikishenge cya kabiri cyo Yesu yatahiremo mu bakitaga icyumba cyo bitaga Hadasa. bakakikanje haleluya amen. uyu mugabo amaze kugera mu cyumba cya Hadasa umushaije kweshyo mu cyumba yarabatwariye amakuru arimo kuvuga ngo akatwire injiri nungi ningasha amakuru. cyumba cya mbere yasuye cya Shihori yaragikinguye abera barazamuka akakigura aya makuru yavugaga yuko bazoka nubwo abantu bapfuye mu mubiri ariko hazabaho umunsi wo kuzuka. Yesu wacu ahimbazwe cyane. haleluya. ageze mu cyumba cya kabiri kwekiro mu kishenge cya kabiri icyumba cya Hadasa bashira amakuru. ikishenge cya Hadasa abatwarira amakuru arababwira ati mwebwe yabajya timwe nta munsi n'umwe muzigera mukingura icyo hangaha. yabajya timwe timukwije kwigurirwa aha. hari amakuru asobanutse. hariho mazima enkuru ni jyewe waremye ibintu byose bibaho. ni jyewe waremye ibintu byose bibaho. ninyo wahangira ibintu byose. nta cyaremwe kitaremwe nanjye. tare cyahangirwe tahangirwe na nyowe. kandi nta n'ikizabaho kitabeshejweho nanjye. tare kiri kirabeho abangaba bapfuye banyizera mwe n'abafire ntibanyikiriza bagiye gutambagira isi baza bongera babone basubiye mu buzima. baza ko abantu bazagaruka barebe barongera basubire uko bari bari kandi bajagaruka ko babire bari. ariko ku munsi wo kwima ingoma yanjye n'ingaruka izuba ryo kwima ngo abangaba bazaba abami n'abatware n'abacyamanza. abantu bije kuba abagabe. Yesu wacu ahimbazwe cyane. biranze ibyo nubwo nako Yesu ashimwe cyane. bw'amasimu munonga nubwo wagerageje nako ntagize. Imana iguhe umugisha. amen. Yesu ashimwe cyane. bw'amasimu munonga. icyumba cya gatatu ikishenge cya kashatu icyo bakitaga Teretasi. icyo bakandi bakita batyo. icyumba cyo bitaga Teretasi cyari gikingiwemo Satani n'abadayimoni. icyo kikaba kirimo Satani na dayimoni. cyahoragamo icuraburindi n'umwijima. icyo kikaba kitahamo umwirima n'umwirima. noneho munsi umwe izuba rimwe Satani arimo gutanga amabwiriza mu ngabo ze. Satani ariyo nabagambira ekikuzomesho mu mahege. wari umunsi wa gatatu ari nawo munsi wo kuzuka k'umwami. bikaba ari izuba rya kashatu kandi agiye kubonabona Imana arahanga. Satani agiye kubonabona iwe hatangiye kuza akantu gasa n'umucyo. izuba rya kashatu Satani ko yari agiye kubonabona ahantu hatangiye gutangaza. hatandika kwijamo akantu ko yaramenyereye kwibera mu isi y'umwijima itajya igira akantu k'umucyo. akamanyire ko mwirima ko agiye kubonabona hari umucyo urimo ugenda umurika. yari obushanaguro rigwija. atangira kubaza abadayimoni ati niki kibaye. atandika kubuza dayimoni ati hari impinduka ibaye mu isi y'iwacu. kare habe impinduka mu isi yo witu. ko tugiye kubona tukabona kandi dutangiye kuboneka. kandi taha mwirima tutakureba ntabajyaga mugenzi we ku buri muntu wese yibana gukwe. habaho kikato atandika kureba. uhagurukaga ko yakoraga undi mu maso undi akamukandagira none tukaba tubona hari abantu bagaragara. ari bato ndijo ari bato ndijo kwenu ndijo mukwatomeshe itandukanye ry'umwami wacu Yesu. Yesu ahageze kuko ari umwami w'umucyo. Yesu n'umugabo w'umucyo no kwa Satani baramubonye. umushana gwe cyo wasana gwe Yesu wahimbazwe cyane yo kabya. haleluya. umushana gwe ko wasana bagure bamanya ngo Yesu yatahamo kuko Yesu ari umucyo. Yesu n'umushana yasogongeje gake mu cyumba cy'abita Teretasi. akazayo kace yazo mu amaze kukirizamo ko yakibore babona umucyo bare umushana kadukomera Imana amashimisha. komera Imana mu mashi umukozi w'Imana yishyira. turakwakiriye musumba. Amen. Karibu. Bitari byatera kabiri. Bitakamazire kabiri.
aramwegereye yamuhika hihi amugera bugufi yamuhika hihi aramubwira ati zana ibyo watwaye muri ya myaka ibihumbi ibyo watwire ibyo wanyagire biretse ibintu byose watwaye ibintu byo nibyo wanyagire ifunguzo ufite ekishimurizo cyoyine ubutware wari warambuye abana b'abantu ubutware n'icyo ubwo ndabyibagiwe ubushobozi noneho zibuna ni umfashe ubushobozi good aramubwira ati ubutware bwose wabambuye ubushobozi bwone ubwo wabihireho kuva muri cya gihe cya Adamu ku rw'ubwiro bwa Adamu kugeza uyu munsi wa none pikeri izoba isi yose bayitwazaga igitugu isi yo none yitwaza ntabwo aba bantu bari bagifite ubwinyagamburiro abantu abatari no kwenyegambura ariko kubera yuko ndi umucunguzi abo kwa nyoye niyo muntu ikintu cya mbere kikwereka yuko nige ntabwo nari buze muri kino cyumba udahari kubera yuko nazanywe no gutanga amahoro abo kwankehishanye aya mahoro niyo agomba kubanziriza mbere y'umwijima ngo ni mtego kubureta ngo ni mukabureba byatiza n'ibyanjye yagira terete byanje terete byanje amuha imfunguzo yamuha ibishumuruzo yabimuhaho turimo turigisha rero twegesa akamaro ka Yesu uyu waduhinduye abana b'Imana mushumba usanze dusomye iki cyanditswe cyo muri Yohana igice cya mbere umurongo n'uwa 11 yaje mu bye ariko ariko bamwemeye yabahaye ubushobozi bwo kuba Yesu ashimwe cyane maze kuvuga kuri ibi byumba bitatu reka ngaruke ku ijambo ryitwa kuba nashi amen haleluya abatuzi ikinyarwanda nimwe mwihanganye Bishop Raj ariko hari ibintu bisa naho abantu bajya babyitiranya ijambo ryitwa kuba no kwitwa ikigambo kuba no kwitwa agira uzamfashe ndumva maze kuruha ikintu cyitwa kuba Imana iguha umugisha mushumba wagerageje Imana iguha umugisha no kusemurira nabyo ntago biba byoroheje okumvunurira nabyo tubyorobi aha ikintu cyitwa kuba ikintu kirwetwa okuba cyangwa se kwitwa narisho okwetwa okuba katangire kukwitwa reka ntandikira kwetwa kwitwa ni amahitamo no kucwamu kwitwa ni amahitamo okwetwa no kucwamu ubu ushatse none ahangaha hato wayenda ubu mpagaze hano hato bunyemerera nimumenyere ko nitwa Mpabuka mwese mwena tumanyirire ko bari kunyeta Mpabuka nitwa Mpabuka niryo zina ryanjye ubwo hamboneye umwanya wo kurivuga kuko natangiye nivuze amazina no bamwita Mpabuka nitwa Mpabuka aha Mpabuka hari utabyumvise ubwo hari utarahura mbogera rya kabiri Vianney aha ayo mazina mujye muyanyita hata amazina ago mugwe mbwanyete mwabyumvise bene data noneho amahitamo yanjye ubu none ahangaha hato kucwa mukwanje eshaheze guhisemo kwitwa Bright ko kucwa mukwetwa Bright ubu mpisemo none ahangaha nkavuga ngo ndashaka kwitwa Bright hati nashara mukenda kwetwa Bright nahindukira mwese nkababwira ngo uhereye none wongera kumpamagara Mpabuka sidi mumwitabe mutangire munyite Bright nimbaza ko bajya ngo kutandika neri izoba oragarike kunyeta Mpabuka tinkuza kwetaba mutandike munyete Bright ngize ikindi kintu cyitwa gukora ishano nshobora kumanuka ahangaha none nkababwira nti ndamanutse ndagiye mu mujyi harenge gushaka undi mwenda ino costume ngiye kuyikuramo ngarutse nambaye ikanzu nambaye ikanzu cyangwa se nkaza nginyiye ikibaraho n'ikanzu n'igiteteye cyacyo nkahinguka hariya mu muryango abantu batangira kuvuga bati uyu muntu yambaye ikigore ariko abasanzwe banzi ntabwo bakwemera yuko nabaye umugore nambaye ikigore ariko sinabaye hato naraga hakashuma hariyo mutawoni nkajura suteji nkajanjwire kanzu nkagaraka njoyire kanzu nubasa kugira ngo hejo mukazi kandi ndi musheje niki kibayeho habaho ki nabambonera hakujya hariya nabarukundebera kuri Buseyi ngenda mu muhanda ningendo mu ngutu nahisemo ko kwambara kigore nabashazirimo kushora nko mukazi no gutangira kugenda nk'abagore ningenda nk'abakazi ubu nimba ntandike kugenda nk'abakazi nkatangira kugenda nkatandika kugenda nk'abakazi cyane rwose munonga
ubwanwa nkabukuraho oburejo nkabuhihaho hanyuma noneho n'ijwi nkarihindura hati niraka nkarihinduramu nkagenda mvuga gakeya ngenda ningamba mpora nagenda guseka nkaseka gakeya ngenda kusheka mpora ariko abantu banzi ko ni mpabuka konka abantu abarukumanya ngo ndimabuka iyo mbashiyeho baravuga batari ko ibyo ari byose uyu muntu kuba ari kuraba hano bajya konka kubera uko n'umuntu uyu muntu ni mparuka uko umuntu ni mabuka nubwo yambaye nk'abagore turamuzi nubwo ari abari nk'abagore uyu muntu ni umugabo ubwo umuntu wo n'umuteja bene data ikintu cyitwa kuba bene tata ikintu kiri kwetwa okuba Bibiliya tubwiye ngo abo ntabago babyawe n'amaraso y'ubushake bw'umugabo ntibabyawe n'ubushake bw'umugore Bible netujya kwakazarwa ukwenda kumushayisha ubwayo kandi Imana yabahaye ubushobozi bwo kuba dahanga kabaherezo ubugabe bwo kuba ntabwo ari ukwitwa twetwa Yesu wacu ahimbazwe cyane Yesu asimwe munonga ndashaka gusoza kugira ngo ntange umwanya nyenda ndendere reka mbanze mvuge iki ngiki reka ngambeki muri kamere yanjye kavukire yanjye muri buzaranwa yanjye ndi umwuzukuru wa Nyabinwa orukema mpunzi ndio mwishukuru wa Nyaminwa ndi umusinga ndio mugahe byarwa n'undi musinga urukuzarwa ndijo mugahe ariko ubu washaka kugira ngo amenye neza hato wakwenda kumanya yasubira kuri ya DNA nahoze mbabwira nabasa kunteka DNA iriya DNA ugiye kuyisuzuma waza kugishujuma icyambere ecyo kubanza wasangamo amaraso ya data noshanga ameshagama ya tata icya kabiri wasangamo amaraso ya mama noshanga ameshagama ya mawe Yesu ashimwe cyane icya gatatu wasangamo amaraso ya sogokuru noshangamo eshagama ya tatenkuru icya kane wasangamo amaraso ya sogokuruza w'inyuma noshanga ameshagama ya tatenkuruza abafite amaraso y'ibisekuru bitatu mu buzima umuntu wena aineshagama yabishenkuru bashatu omagara Bibiliya iravuze ngo Bible negira abamwemeye bose abamukirize bona bakizera izina rye bakikiriza izina rye yabahaye ubushobozi akabahereza ubugabe bwo kuba abana b'Imana bwo kuba abana barahanga yitwa ntinanirwa iyo niyo mana yanjye yitwa nihemuka 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 iyo niyo mana yanjye oh iyo niyo mana yanjye yitwa nihemuka iyo niyo mana yanjye yitwa nihemuka iyo niyo mana yanjye yitwa nihemuka iyo niyo mana oh yitwa nihemuka iyo niyo mana yanjye yitwa nihemuka iyo niyo mana yanjye yitwa nihemuka iyo niyo mana yanjye yitwa nihemuka iyo niyo mana oh amen Yesu ashimwe cyane Yesu asimwe munonga nari ngeze kuri ino ngingo iyo bagusuzumye mu maraso kuba rukebera umushagama bagusangamo amaraso y'ababyeyi bawe niyo waba udasa na nyoko bashangamo eshagama y'abazaire bawe nubwo kubota rukushasho nari nyoko hano ku mubiri niyo waba mubiri nubwo kubota kumusha aha ku mubiri niyo waba udasa nawe nubu eshagama umubiri nubwo kubota kumusha ariko muri wowe ugombye kuba ufite kamere ya so konko mundo muri wowe ne kuba buzaranwa yasho niki cyatumye Yesu aza mu isi akahamara imyaka 30 hanyuma ariko ajya gusoza akamanuka ikuzimu nicyo cyareteye Yesu kwijo munsi kwari ukugira ngo kandi twakuriye kugira ngo adusubize kamere y'ubumana twari dufite twakuriye kugira ngo atugarire buzarano witwabere twine ntabwo Yesu yari buze mu isi ngo asubire yataduhaye ubushobozi twari twarahawe na data Yesu akatakuza kwijo munsi gwagari cyatatuhira ubugabe wo kushanka batata ikintu cya Satani yari yaradutwaye nicyo ngicyo ni kamere y'Imana
ekisitani yabere yatwire nicyo kikwihaho icyatumaga Yesu ajya kuzimu muri kiriya cyumba cyo nababwiye cya gatatu cya tereta icyaretera Yesu kwishaka zo mu cyumba cya kugira ngo gatatu arangirize kimwe kugira ngo aheze ayiheho mission yari yaramuzanye ayisoreze uwo munsi mission yone yamuretere agiye hizoberyo twakiriye mami turakwakiriye twakwakira umukozi wa Rahanga kwakira mami Imana iguhe umugisha Rahanga kwereza umugisha amen 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 yitwa ninanirwa iyo niyo mana yanjye yitwa ninanirwa iyo niyo mana yanjye yitwa nemuka iyo niyo mana yanjye yitwa nemuka iyo niyo mana yanjye yitwa niyemuka iyo niyo mana yanjye yitwa niyemuka iyo niyo mana iyo niyo mana yanjye yitwa nemuka iyo niyo mana yanjye yitwa niyemuka iyo mana yanjye yitwa niyemuka iyo niyo mana yitwa nemuka iyo niyo mana yanjye yitwa nemuka iyo niyo mana yanjye ishobora byose iyo niyo mana yanjye haleluya haleluya iyo haleluya niyo mana yitwa nemuka iyo niyo mana yanjye yitwa nemuka iyo niyo mana yanjye yitwa niyemuka iyo niyo mana yanjye iyo niyo mana yitwa nemuka iyo niyo mana yanjye yitwa nemuka iyo niyo mana yanjye iyo niyo mana iyo niyo mana yanjye iyo niyo mana yanjye zimurinda reka rekera aho ngaho rekeraho amen 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 Imana iguha umugisha Yesu akwereza umugisha Imana iguha umugisha mushumba Yesu akwereza umugisha muhereza turimo turavuga agaciro k'amaraso ya Yesu ntugamba amandwa geshaga Yesu imbaraga zari mu maraso ya Kristo nta kintu amani agabiraga ari mushaga Yesu Yesu wacu ahimbazwe cyane Yesu asimwe munonga bene data abakozi b'Imana bene tata abakozi barahanga twari twaratakaza umwimerere w'ubumana twatwanagire kuroho kwa Rahanga nta buzima twatine magara twari turi abantu gusa turiho turi abantu konka turuho nta kintu na kimwe twamara konka imbere y'Uwiteka kubata Imana kwegasira twari abantu bari baratakaza ubuntu bw'Imana turi abantu abanagira kuba kwa Rahanga ishimwe kubera yuko aduhaye Yesu akongera akadusubiza Rahanga simwa wo kutereza Yesu akagaruka akatuberaho mw'abantu bantumwe niba hari ikintu kibabaza ku isi y'Imana haba hari ikintu kiri kusasa umunsomo kuba warigeze kuba igikomangoma n'umuntu kuba wabayiraho umuntu w'amani uri umucakara ukijo kashango ryaho riyo umuntu ryaho gonka nishaka ntahe uko niko kwisi nayenda ntahe niba hari ikintu kibabaza ku isi y'Imana haba hari ikintu kiri kusasa umunsomo kuba warigeze kuba umuntu ushoboye no kuba wabayiraho umuntu uri kubasa usanga uri umuntu utagize icyo wishoboye ukijo kashango uriyo umuntu utakubasa kubasa niba hari ikintu kibabaza para hari ikintu niba hari ikintu kusasa kibabaza ni ukuba warigeze kuba umuntu wagira icyo wiha no kuba wabayireho umuntu uri kubasa kugira icyo wayehereza wajya kwisanga ukiza kweshanga ukisanga uri umuntu ustabiriza ukashanga uriyo umuntu ryaho gonka ndimo ndavuga akamaro k'amaraso ya Yesu ni ngamba umugasho gweshaga Yesu Yesu watahimbazwe cyane Yesu asimwe munonga uri hano uriho ufite kamere y'Imana ati wori yaho ine buzarano ya Rahanga y'Imana isumba byose weneshaga ya Rahanga ukira byona umwana adasana se abari ikibyarwa umwana kwari kubata kushishe nabari ikizarwa
umubyeyi kugira icyo akitegereza mu bana bakajya avuga atari kuyuhe omuzaire nasityo bwira reba mu bana be ariko wa mugore we uyu mwana konka mukazi we umwana ogu hariho utuntu hari utuntu abona utujuje hariho utuntu twakureba tutijwire rimwe na rimwe abagore iyo bazi ko uyu mwana yaturutse hanze atari wa se rimwe na rimwe iyo ajya kubwira se ko umwana ari we amubwira ko basa hano mu rugo rimwe na rimwe umugazi gwakwenda kugambira umushaija ngo umwana nowe iyo umugabo arimo kubaza ati wa mugore we uyu mwana umushaija kwakuba nabuza ko umwana ogu badasa nawe ntase nanjye atari kushiwe nuwande muri abangaba nowoha umugore atari ku nuwawe umukazi ati nowawe nuko wowe utajya wireba hano mu irugo no kugira ngo iyo tokutira uzi kwereba umwana ariko uyu mwana murasa hano ubwo mwana ni mushanaha abasana se haleluya barafishe abafite indangagaciro y'amaraso ya Yesu haleluya abe n'amana ga Yesu Kristo haleluya nibo bonyine bafite ubu butware abo nibo kabe no bugabe nibo bonyine kuzana impinduka mu isi nibo bonyine Bibiliya ivuga ngo bageze mu gikombe cyitwa baka ariko bahakana kugira ngo bakome cyitwa baka nibo bonyine isitinya nibo kabe terefina iyo identity niyo yonyine dukeneye uyu munsi wa none ejo niyo yonke yitwenda nshuti yanjye mwana wanjye ntihazagira ikintu na kimwe hatarigira ikintu na kimwe kwambura indangagaciro y'ubutware wahawe ecyakwihaho okubasa ko wahayirwe turabizi duhura na byinshi umuririmbyi wacu Kristo Imana iguha umugisha Kristo ndahanga kwereza umugisha waturirimbiye atubwira ngo abantu bazi yuko dusa ukatweshagura kugira ngo abantu bamangu dushana nkabo ndetse rimwe na rimwe bakaturusha ibyo isi ikeneye nangwa rimwe na rimwe badukiza ebyense rukwenda uko niko kuri Yesu yasize bitubwiye ibyo Yesu akashira ngo nanjye guteguze kuri uyu munsi niba byarakwibagiye uyu mwami w'abami ubwo mugabe w'abagabe wadusubiza ubutware watugarurira ubugabo butwabere twihirweho uyu ni we wasize avuze ngo mbasize mu isi ubwo no wagenze akajya ngo nabatwe mu isi no wese tarabamanyire ntabwo izabasobanukirwa nimwe tumuri terwacenga ukomeze kurinda indangagaciro y'ubumana muri muri mumanye amana aga Yesu agaryo muriwe ashimwe Yesu asimwe iki ngiki sinzi niba ndi bukire kuri nte ekitendo kumanya namba ninza kukire kuranta mani guha umugisha mukuri yawe Yesu guha umugisha Yesu akwereza umugisha bene tata ntabwo ubuzima bwacu dufite ibintu tujya twubakaho amagara gaiti twine ibintu bitwombeka mu nyumve abarokore mu mpurire iyo turimo gutakaza ubumana buri muri twebwe twubana twiha nitunaga obarahanga byo muri twe hari ibintu duhanga amaso hari ibintu bituru kureba ubu butware ndimo mvuga ubu bugabo bundi yo ni ingamba ubu butware ndimo mvuga ubu bugabo bundi yo ni ingamba ubutware ndimo mvuga ubugabo bundi yo ni ingamba mvugagaho ejo mushumba nubo be magambo y'inshaka dufite ubutware bwo kugeza umuntu aho twebwe tutaragera twino bugabe uburi kubasha kucyo umuntu atakashire dufite n'ubundi bwo guhindura twine n'ubundi obwo kwindura ibyananiye abana b'abantu ibyaremera abana b'abantu niba dushobora guhindura imitima y'abantu abantu bata kwindura imitima y'abantu usakahe ukamuhindura umuntu muzima umuntu wafira ukamuhindura umuntu uhurire urumva nta butware dufite nohura twatayine bugabe nitwe twenyine nitwe twenka omunsi nitwe twenyine kwisi nitwe twenka omunsi kwisi omunsi kwisi omunsi nitwe twenyine nitwe twenka abana baraha ubutware bwo kurambura ibiganza twino bugabe bwo kunanura ibiganza bitu turasa n'abantu bakora amaji ukunanura ibiganja ariko warambika ibiganza gutya ku muntu konka ukeza kuteka ingaro za wari urwaye indwara ikamuvaho ikamuhungaho wabarwaye indwara ikamurgaho ndiba ndavuga ubutware ni ingambo bugabe bahawe na Kristo mu bihumbi 2000 mu mwaka we amavuko ye ni muri 6 ngira ngo ariko ni nko muri 36 ni nko muri 36 yego ubu butware
obubugabe twebwe twenyine tubufite nitwe twenka bwo ababwine kurambika ibiganza ku muntu arwaye ikibyimba mu nda kikimuka tekaho umuntu engaro ubu butware ni twebwe twenyine tubufite obubugabe nitwe bwo tubwine kurambika ibiganza ku muntu wananiwe kubyara akabyara tekaho engaro y'umuntu waremiwe kuzara akazara nta kiguzi tine cyone cyo ni kuboheye ukwemera kristo gusa no kwikiriza kristo wenka asifiwe bwana wa mabwana haleluya yesu ahimbisibwe sinzi niba hari umuntu urimo kunyumva tindi kumanya haba hariho umuntu uri kumpurira bene data abakozi b'imana bene tata abakozi barahanga satani sani hari ahantu adashobora gukora hari ahantu hatari kubasha kukwata hari ahantu adashobora gukora ari attention cyangwa se attention please hari ahantu adashobora gukora hari ahantu hatari kubasha kukwata ebitanyirire sani iyo yakwishyiranye mu butware yaba kutahira mu bugabe akakuvanaho mu butware akakwiha mu bugabe akarivana muri wowe byona ibyo akabwiho muri we aba yakurangije yesu ashimwe cyane yesu asimwe munonga ahimbazwe yesu umwana w'intama w'imana yesu ahimbisibwe reka nze nguhe ino mikoro bishop ikanije kwereza decodation neza yesu wacu ashimwe cyane amen ndashaka kuvuga iri jambo hanyuma nindangiza n'icyari inyenda ngambe kigambo beki naye ndashitame torero ubutware burarindwa ikanisa obugabe ni burindwa twabuhawe bigoye nari ndimo mvuga ibyumba bitatu nani ngambe yesu cyenge bitatu yagiyemo kugira ngo dushobore gusubiza ubu butware ebi yesu yarabiremo kugira ngo tugarure uwo bugabe ntabwo byari byoroshye bwabitorobi ariko inshinga nimwe yadusigiye konka umurimo gumwe yatwiye no iyo kamba bugabe utaburinze urabutakaza iyo ubutakaje ntabwo bugarurirwa kandi ugomba bwiza ukuri kora kubunaga tori iyo kubugarurirwa watakaje ubutware kora kunaga obugabe iyo watakaje ubutware kora kunaga obugabo utakaje umwimerere w'agakiza no wanaga okubaho ko kushunwa isa y'agakiza muri wowe iyo yamaze gutaka esha yo kushunwa neba yaragamo muri iwe amen yesu wacu ashimwe cyane yesu asimwe munonga niki ishaka kuvuga bene data inyenda gamba ki niki ishaka kuvuga bakozi b'imana inyenda gamba ki bakozi barahanga ubu butware ubo bugabe ikitonderwa ku buzima bwawe buriya hari ibintu dufata nk'ibiboneka hari ibintu bituri kwata nk'ibikurebeka njye nabwiye abantu ngo ubundi aka gakiza mfite nkagambira abantu ko kushunwa ku nyine wana icyo kubanza ubuzima n'amagara ubuzima n'amagara kuko yesu yaravuze ngo niwe nzira kuko agakiza avuga ni kristo uri muri cyewe yesu akagira ngo niwe muhanda aho kuba yesu aravuga okushunwa ku ndende ingamba ni mu kristo cya kabiri aravuga ngo niwe bugingo ngo niwe magara ibu ni ubuzima ntubifate nk'ibintu bizimeneka aga n'amagara reka ejo kukwata ukongera nk'ibintu biryaho ukabitoragura ntiwajya mu isoko ngo ubibone tokaza mu katare ngo bibaye wazitunga bityo isi yose aka gakiza dufite uyu munezero uko kushunwa ku undi nyine muntu yagutangira amafaranga akakabona ariko twagahawe kubw'umuntu kubw'amaraso okushunwa twakhabwa ahabwabusha ahabwa imbabazi amen amen yesu ashimwe cyane yesu asimwe munonga ikindi cya kabiri icya kabiri nshaka kuvuga kuri ubu butware nyenda gamba abugabo umwanzi wacu satani umuzigo w'itani niba ndavuga ikintu bita kurinda ubutware kundagamba iki cyo kurinda umwanzi ubugabe wacu satani konka umuzigo w'itani umurezi wa wundi wahuye na wa mugore se navugaga muri ya ngobyi ya edeni ntabwo akurwanya mu mpano tari kurwanza umukiconco hagira umuntu ucyumva adakirekuye hagira umuntu wacura ntakirekuye akurwanya mu mpano ntabwo akurwanya mu mpano tari kurwanisa umukiconco akurwanya mu kintu cyitwa ubuhamya bubaho nakurwanisa umubujurizi mushumba unyumve neza mushumba mpuriraje ntabwo satani akurwanya mu mpano imana arayireka igakomeza igakora satani tari kurwanisa umukiconco nakureka ikiconco cyawe kikomeza mukikora akarambika ibiganza ku murwayi agakira umuntu ava mu kabari yarayanyoye mu gitondo agakaraba mu maso akiborosa mu kanwa nangwa se akamufata mikoro undi araza akaririmba umuntu narwo mbara yaturirimbiraga ariko mu kanya ari buze kujya munsi y'urusengero agatereta umuntu nabara irumbara anyura amarwa
umukashize akunda kwata microphone akaza mu kanisa barokore sobora kurinda ubuhamya bwawe ko ngabarokore no basakurinda ubucuruzi bwawe iyo watakaje ubuhamya ko kubona agira ubucuruzi uba wamaze gutakaza isitaya agakiza nobotandikire kunaga kushunwa ugifite iyi mikoro ntawayibu akina twiringiye imbabazi zawe